ariko ndenda kukubaza ngo witeguye kwishyura igiciro cy'ivuga nuko ubuzima bw'ufuza moyo unayo utadara nifanye yagize bamwe kuba abandi bagira kuba yego ariko uwanya twagize nuko abantu banze kuba bashaka kuba bamwe yabagize abahanuzi abandi bagira intumwa abandi bigira abagira bari mabana abakuru b'abadiyakoni bamwarimu b'ijambo bigisha ijambo twe bamwarimu biwacu nabakuriye protocole no kumenya ko bashitsi bariye bamwarimu bo muri Bibiliya na abantu bazi kujibwina bw'ijambo bakarisobanura uko rivuga yego ariko twagize agatogo kubera abantu banze kuba ibyo barivyo bahitamo gushaka kuba ibyo abandi babaye byo birangira bisanze ahantu bagomba kwishura ikiguzi badafitiye ubushobozi none ubu nyine basigaye muri lamentation basigaye mu kwicuza bavuga ngo ningeni njua iyo mbimenya sinari kwishora muri uyu murimo bivuga ngo tubereka mabiri rimwe na rimwe Imana izidushira ijambo ry'ihumure ku mitima kandi natwe twahungabanye rwose witeguye guhumuriza abandi nawe wapfushije witeguye kwishura icyo kiguzi bumwe na bumwe Imana ize twoherereza abo gusengera nabo gufasha kandi natwe dukeneye gufasha witeguye kwishura icyo kiguzi tazama wakuone wewe ufinya nyange kwa kunigitamo magitangirira mu kirere bone bagiye no gushima no bela so ino muri sakate muri iriya hejuru bavyeyi sinirengagije neza yawe mwakoze kwemera gutanga iki cicaro turabana muri ubu rugo naco gituma no kwifata bitugora rimwe na rimwe amen cya kabiri ashimira umuyobozi w'ikiyumbe n'abayumbe mu makanisa atandukanye kwicara mutandukanye mugahuriza kuri aba bagabo batandukanye natwe mukabona ko ari byiza umubare w'abavuga butumwa benshi bari muri iki gihugu uciye bugufi Imana ibahumugisha jambo rigira gatatu ndashima kuri nyubako nanje kandi so gusura ibyo abandi bavuze iyi nyubako natangiye kwigeramo atari ukugese yego siko musho yego natangiye kwigeramo habamo amarido avangavanze amabara kandi
shimira Imana igejeje ko kandi tumugarukira aha mukomeze rwose. Jambo rya nyuma ngiye gushimiraho, shimye Imana kuko umuryango wa Jean Paul n'umuvandimwe Mado ko Imana yongeye kubashumbusha. Hanyuma rero reka dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Yego. Kuba umushumba ni byiza, kuba umuvugabutumwa ni byiza, kuba umuririmbyi ni byiza rwose. Ariko witeguye gukora practice zitatu mu cyumweru cyangwa ukeneye kuzurwanira mikoro wari pese kwa gatandatu. Kuba umuvugabutumwa ni byiza, ariko hari ikiguzi bisabye. Rimwe na rimwe natwe tuzatwifuza kumera kamwe ngo twicare gutegera. Rimwe na rimwe Imana iziduha ubutumwa buremereye tutagatanze mu bantu, bamwe bamwe bagataha banavuga ngo twabatutse. Mbese witeguye gutega izo tu? Kina ombe. Mana Yesu yigeze kugira abakobwa babiri baje bombi bakeneye kugira ibyo babasha. Ubundi ikibazo si ukuba, ikibazo no kubanza kumva amabwiriza y'icyo ukwiriye kubukora, kuko Yesu ku murongo wa 40 yavuze ngo ibyo kuba ibyo bifuza kuba byo nta kibazo, imiruho yacu muzoyibona. Ati muvuze mu gikombe nenda kumweraho muzokiberaho nta kibazo. N'umusaraba nenda kujaho ntimwavuze ngo umubatizo uzobatizwa muri witeguye ni sawa. Ariko arababwira ngo ibyo si jewe mukeretse abo data. Marita na Mariya ni abakobwa babiri bavukana kuko twese tuvukana, abasinzira n'abanyabyishi n'abatwari n'abana. Baraza Yesu mwagezi wabo, umwe aja mu kazi atabwiwe icyo agomba gukora. Mutegere nta twagonganiye ukuvunana kose tuvunanye muri uyu murimo. Ni hagati ya Marita na Mariya, ni abakozi babiri bari mu murimo. Umwe yagiye atumvise icyo agomba gukora, undi aricara abanza arategera abona kuja mu murimo. Marita ngo yamaje mu gikoni atangira guteka, atangira gufufubikana, arasara, ashiraho fondasiyo yubaka ikanisa, arasara. Wageraho ngaho kubera ko atari yabwira icyo agomba gukora. Wagarukana Yesu aramubwira ngo se tuhabona mu mbaye kuko uko niko tuzatura ku musozi tawo wadutumye gusenga, twagaruka tugatunganya abandi mu kibazo baje gusenga. Ninde wo gutu Kwari byawe. Mama ni gute twaturirimba ati mutwakire, twebwe twararekutanye nawe. Marita aliye nafasi yake anahudumu kama vile inafaa, bila kuangalia ni nani anamwangalia, maana anajua aliyemuita na anajua thawabu zake ni zipi. Marita mani yangu ya mabu mayicara mu maguru ya Yesu, akaza yumva ijambo rivuga hahirwa. Hahirwa imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa bafite inzara n'inyota. Aramubwira ngo yahisemo umugabane atazapfa. Marita niwe wazanye waje na adoration, apana iyi yo kuririmba. Wakachukua mafuta ya gharama alikuwa nayo, wayamena
ku birenge bya Yesu. Ngo abona sitoshe akora ikimenyetso cya nyuma giheka mu Bagiriki n'Abaromani b'ico gihe bari babatwaye, bakoraga cyo kunama ugapfukamira umuntu. Abona nabyo sitoshe kubera ko yari yasobanukiwe umwami w'abami wari we. Berega impamvu kuramya no guhimbaza bitugora, turamya uwo tutabonye. Herode abwira abanyabwenge arababwira ngo nimugende nimumara kumubona muze mumbwire nanjye nje kumuraba. None muze mutubwira ngo turamye uwo mutabonye natwe twigirishe. Ngo wana sitosha umusatsi aba bashiki bacu n'abamama umusatsi nza mbona uzubagora. Rimwe na rimwe iyo bafite sherezi zirakomeye, iyo bawukozeho neza bamwe baza bakenera ngo bawukore nijoro ko mu rukerera kugira ngo udapfa. Maria atita kuri ibyo wakapanguza nywele zake ku birenge by'umwana, warizwa n'amagambo abiri ngo arira ngo kubw'umunezero kuko ageze ku muntu ukwiriye kumwobarira ibyaha bye kandi wamukije abadayimoni barindwi bari bamurimo. Wagiye urinde, wagiye uri Marita cyangwa wagiye uri Mariya, wagiye wumvise ibiguzi z'ibyo usaba. Mubyoroheye mu Kristo mu rugendo ruja ibeura n'amabwiriza yari afite y'urugendo, kuko aho yazagera yazasanga asa n'uwigeze kuhagera. Ariko impamvu wowe ivugabutumwa, ubudiyakoni, uburirimbyi, ubushumba na mengineo yakunaniye, wagiye utarahabwa amabwiriza n'impamvu wakorera amakosa mu murimo, none wabaye kare gusa. Urimo kwiri gutanga wani ngo wananiwe gukora kandi nawe wananiwe. Witeguye kwishura ikiguzi cy'ibyo haba bibikanira kuba. Mushuba ufite umutima wagutse wo kwakira ingano y'ibitekerezo n'uburibwe n'ububabare n'agahinda k'aba bantu bose, cyangwa nako mwanya mu nzu karakunaniye uza ugasambaratisha abana. Kuko umushumba akwiriye kuba afite umutima wagutse wakira abarushe, kubera ko niwe Yesu yasize adushumurije. Aravuga ngo abarushe n'abaremerewe nimuze musange. Naba tuzadusanga bamarayika wo muri Asia Paulo yazandikira nawe. Wandikire marayika w'itorero nawe. Mbere yuko wifuza kuba umudiyakoni, witeguye kuzuza ugakora amasuku, witeguye gucumbikira abantu, witeguye cyangwa nabo bacumbikira uyu mukubabuzi. Baba bashitsi nabo batari gukura karenge mu bimuhana. Witeguye kwishura ikiguzi. Tazama wakuone wewe unifinya nyange wakini wakuone wewe unifinya ikizokubaho utazi ubunyine mubyo mubyimo wamaze kwishira mutari byo. Reka nkubwire, buri ciciro cyose ukeneye kujamo gifite inyungu zacu. Hakurya maze agamwiga avantage na desavantage, inconvénient na conséquence. Buri ngazi yose ugezeho mu muhamagaro igira ibitero byayo, igira n'umugisha wayo. Nugabana umugisha w'ingazi utaragera muzoguhindukira umuvumo. Nurya mature wavuga butumwa utaramuvuga butumwa, agahinda kawa muvuga butumwa wirengagije inzo yarari makazi wawe. Yego. Kazotaha mu wawe. Umugabo bita Isaka afite abahungu babiri, Esau na Yakobo. Yakobo yanga gukomeza kwitwa gatoya, ngo ashaka kwitwa nde? Baramubwira ngo dukabira tiyamenye ikiza kijana mukuru wiwe guhiga. Icaza gituma mukuru waje guhiga muri umunaga sigara
niwe wari mukuru, niwe wari ufite responsabilite zo kwita ku babyeyi. Agabana umugisha wa mukuru we, aragenda. Wamara kugenda ngo agere iyo yakajaga, ntibamuriganije, bamuhaye ibihwanye n'icyiciro yarimo. Ni ukuvuga ngo muri Liam, mu isi y'umwuka k'ibyo uza wiyita tutarabacu, mu isi y'umwuka uricyo uza wiyita profeta, uza wiyita nabii. Vita za manabii zitakuja kwako. Uza wiyita evangeliste, vita za maevangelisti zinagonga hodi kwako. None ufite ibiguzi, ufite urusaho ruhagije rurimo amabuye, ufite imvumba ihagije yo gutera ibihananzogo biri muri yose. Baba mwenye rehema na utukufu wewe. Nta mutima irahamagara itabanje kumutungana. Yego. Nta mutima iratuma itamubwiye iki mutumwa. Yesaya 6 aravuga ngo ndi hano mwana. Imana ireba hano bireba uwo yatuma. Aravuga ngo ndi hano umugaragu wawe. Tuma. Yego. Muza makuru ya Yesaya. Muza makuru y'abagabo ba Yeremiya bo muza mwiyitirira ngo muri amanabina. Bazaga ngo tuzatubwira ngo natwe duceceka kuko mwacecetse mukaryumaho, umuriro ukagurumana mu mibiri yacu no magufwa tukumva kwiyumanganya biraza. Witeguye kutazazibiranya umuriro uzagurumana mu mubiri. Witeguye kuzumvira ijwi rizokubwira no mu gihe datu usize mu wawe, Imana ikakubwira ngo haguruka ujaho idene wambaye gutu. Wagera kwa nyirarume abenguka babyara. Nyirarume ngo murebe nubwo yari yamwibye, aramubwira ngo ni gatoya, namabona gakuru. Aramubwira ngo hano mfite abakobwa babiri. Washimye aramubwira. Matoya nubwo wavuga gutyo. Je kindabona uri gakuru. Kuna ndugu aelewi lugha tunaongea? Sawa. Narivuze ngo nyirarume ngo amwitegereze, aramubwira ngo nguru rungano rwawe ndio hii thawabu yako. Mtu evangelist ibihembo bikwiriye abavuga butumwa ni uri umushumba apare kwambara kora pastorale ko kwicara mu byimbo by'ubushumba. Ngizi intambara z'abashumba biriya bwango kuko ari intantwaro bacuriye zizagira gute. Niba zigutsinda izo ntwaro ni ikimenyetso cy'uko wagiye utumvisha amabwiriza y'urugamba. Nyirarume ngo amushingira urungano rwe, yaza abona ari Yesu wahaye ashingira, ntabwo yazashingira Yakobo. Ukusheyazi na pare nyinshi uri mu gufata zirasa n'ibyo wigize utari ibyo. Umugisha w'abandi uri mu kunyaga, uri mu kunyaga wahari. Imivumo myinshi wahaye wakira irasa n'ibyo watwara. Yakobo yamwungenje ute? Armani tuzadushingira umutobe mukuru aha. Yaza abona ari mukuru. Habe nubwo bazakwita representare, habe nubwo bazakwita apostle, ariko mu isi y'umwuka tuzaza dusoma kirya. Biyegereza abapotre ariko ubona we bakweyegereje muri kategori y'abavuga butumwa kandi urapotre. Biyegereze barebera aho ubona ko baragushyira mu bashemase ni wo mwuka ukuriho. Je, uri karibu, uriteguye kwishura ibiguzi bisabwa kugira ngo ube muri muhamagara waje. Yamusa uyu mugabo neza yangiriye neza, yakoze umurimo we uko bikwiriye ubwo mperuka muri Bibiliya. Wujuje ibisabwa. Ninde wababwiye ko ibi erega kuba itori yayihamiriza igashayaya ikavuna umugara ikivuga
hari practice zamutwaye, hari amayogi yambaye ahayakubita umudiho akamugonga ku murundi ariko akarenga akagusekera. Ariko wamenye ibiguzi bamwishuye yagiye kuzinira imbere ya perezida, nawe ukamusarangura aje kuzina muri perezida. Witeguye kuzarepeta inshuro ya repesi, witeguye kwihanganira amayogi, uzashobora guseka mu gihe uhaye uribwa. Tuzubona ko wabaho amata. Iriya ni icyuma, uruhegeri ni icyuma baza barinda gusasiraho matera bagashiraho uruhu, ariko n'ubundi yakubise umudiho icyuma se cyoreka gukubita uruhu. Zanimano nanje zaniyaje turakona imana. Zanimano nanje zaniyaje turakona imana. Ntabwo ikimenyetso cya nyuma cyo gukoreshwa n'Imana ari iciciro washyizwemo mu itorero. Ndabisubiramo. Ntabwo ikimenyetso cya nyuma cyo gukoreshwa n'Imana, muza amakuru y'akajakazi kagiye ku mugabo w'ingabo, ariko akaba ariko kamwerekwa abasirikare bose bazaga barasana ntibamubone, umugore we yarabigize ubwiru, ibikonjo byaracitse, ariko karamwereka, karamubwira ngo woreka ayo maranka baguha ukemera ivyo nkubwiye. Naje hano ku bwawe, sinaje nk'umutumwa, naje kugira ngo uje kuvurirwa iwacu. Arundi mujakazi muzi muri Bibiliya wanditsemo se uretse uriya mwana w'umukobwa weretswe umugabo w'ingabo. Ikimenyetso cya nyuma cyangwa ahashoboka Imana ishobora gukoresha umuntu bifitanye isano. Dufite abarevera babavuga butumwa, ni nacyo gituma kuba kuri paruwasi byabananiye, babagize inkingi z'ikanisa kandi bafite umutwaro w'imitima yandagaye. Dufite abamisiyonere babaye abarevera mu ikanisa, kandi mwito wao ni wa kwenda nje na kutafuta kondoo ziliyopotea. Witeguye kwishyura ikiguzi cyizo hayikora. Hari intambara, hari n'umugisha muri ibyo. Niho Bibiliya ivuga ngo kubizera Imana n'abayubaha ngo byose bifataniriza. Ntabwo biza biba gusa kuba yizera, biba kubemeye gukorana nayo. Wagiye uruki, kurakora uruki, warabanje urategera, uhabwa briefing z'umurimo, urabwirwa ngo nitugera muri atwe ariko mufungura sefu mutangire kurasa, cyangwa wikanze n'igikeri gitarutse mutangira kurasa utarabona n'umwanzi. Abantu benshi baza bifuza kuba abasirikare, ariko Bibiliya ivuga ngo ntawo umusirikare ngo bibe bigikunze. Wa Kristo ni hivyo bado. Dufite abakristo bahinduye stati bananirwa kubyemera. Ni abagabo twashingiye, ariko kuri lisite y'abagabo bakorera umuryango ntitubagira. Ni umwungeri witoreye n'umutima ukunze kwita ku bipfura ngo amenye izavunitse, amenye izirwaye uburondwe n'izirwaye uburenge, ariko we yihinduye uw'ibihembo kugira ngo amenyemo izagize ico kibazo bazibagabone uko azirya. Subiramo. Tumugana. Birivuga abantu babiri batandukanye. Komeye. Umwungeri uragirira ibihembo n'umwungeri. Imana yabwiye Yeremiya ngo nzabaha umwungeri uvuye kuri njye, apana mwebwe. Nzabaha abungeri bavuye kuri njye. Abavuye rero mu kubishaka. Baza babona iyacumbagiye bakavuga ngo iyi niyo kuribwa.
ije ku isoko. Mwami Farawo amaze kureba imyitwarire y'umugaragu w'Imana Yosefu, aravuga ngo umeze ku undi usa twumukura. Undi muvuga butumwa uhangara agahagarara akaza gushingira indoha kabiri ninde mushumba umeze nkayo Sameni amina umeze nkayo hano umuhatiza wahangaye umwami aramubwira ngo nugura umwami uyu mugore ufite si wawe n'uwo muntu nawe wamurushije ubushobozi gusa ariko n'uwo muntu wawe ntiwaramucuye waramumunyaze. Undi umeze nk'uwo twamukura he utita ku ikayi y'ibya-10 ngo arebe abakristo babariye kuri salere yabo ahubwo bagenderere bigendeye ku ntegeke zabo. Undi umeze nk'uwo twamukura he undi muvuga ubutumwa utanga ubutumwa yahawe atagendeye kuri iri turo muvuye kutanga ryo kuduherekeza. Undi umeze nk'uwo twamukura. Yohana Umubatiza ngo hangara umwami aramubwira ngo wowe baragushajije uyu mugore ufite si uwawe. Herodiya nicyo cyatumye asaba umutwe we. Arati uyu munyagwa wambuza kwicara ibwami. Agakobwa ke ngo kabyine kujya kuri anniversaire kabyina. Nyina yamavuga ngo arakubwiye ngo usabe icyo ushaka. Yenda usaba umutwe wa Yohana. Witeguye gutanga ikiguzi niyo cyaba cy'ubuzima kuko ubutumwa bw'Imana. Twasomye byanditswe byera muri Mariko, abahungu babiri bene Salome ngo baramwegera baramubwira ngo uduhe icyo tugusaba cyose. Salome baza kwese n'iki mpamvu ushaka gusaba. Baramubwira ngo turashaka umwe kuzicara iburyo bwawe undi ibumoso bwawe. Cyewe selfish, kwikunda, kumva ko ari twe dukwiriye kuba abantu. Nyamara Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaroma avuga ngo kuzicubahira umuntu wese niyumva ko agikeneye washira mugenzi we imbere. Yesu arabaza ngo muvuze gutera mwamenye uko musabye patica wowe waje mwisi uje kuba umwana. Kuriya na Petero cya kibazo yazabaza Yesu amubaza ngo se ko twasize ibyacu ntabwo byari iby'ubwami bw'Imana yazabariza ministeri zino mwisi. Muzongera representa ryari muzongera chairman ryari. Barimo abahungu b'imigenda b'abadolesa bari baritoreye kuba twirwaneho y'iwabo yo muri ico gihe ngo bagahora biteguye ko hari igihe Mesiya azaza akabakura ku kanoyi k'abakoroni babo. Ngo ariko umugabo wari warimo Petero nawe atuburovyi niyo bari mukuru abandi bose barabateneje. Wegera Yesu aramubwira ati ukugabuza ureba nasize urugo Yesu ni kimwe n'abo bana. None imyanya irabonetse urabona uzomva nkuye mwana je wasize umugore ngasiga ubwato urabona uzombira. Yesu aramubwira ngo siseremasi niba koko mwarasize ibyanyu kubwo kunkurikira, ni koko mwaragiye mwivuga butumwa kubwo gutanga ubutumwa, niba koko mwaragiye mu bushumba mwiteguye gushumba, niba koko muri abahanuzi bahana bahumuriza batesha, niba koko mutaraba ibiguzi ndakurahiriye mukiri hano ku isi inshuro 100 apana 20%, inshuro 100 ukiri hano ku isi ngo mwijuru naho ngo muzagabana intebe z'ubucamanza zo gucira abandi batashoboye kwitwara kandi mwiteguye kugura ibyo gutanga ibyo biguzi. Apostle witeguye kugura gutanga ikiguzi nk'icyo Paulo yatanze. Watu kwa sababu ya kujifanya umugore umwe witwa Anania umugabo Anania na Safira umunsi umwe ngo urukundi ukuntu ngo abandi baza batanga ibyabo ngo bafashe imfubyi n'abapfakazi zari zibarimo n'umurimo w'Imana, bagiye gushiramo gikusamu umuntu agahaguruka n'umutima ukunda akavuga ngo ndatanga 10,000 ngo nao wakataka kujifanya
ntibazi aho abandi baherewe amabwiriza, ntibazi aho abandi gutanga icyo bivuze kuri bo, nabo gusa bakaba bigana. Nicyo gituma bazabasomera amakarine y'amadeni mubamo, ku bagore za bride shower zigashiramo utarishura na za baby shower na za wedding, n'abagabo kubera iki kuyiga wengine kama Ananira na Safira ngo barangije ngo bafata umurimo wabo barawugurisha, ngo bashaka nabo kwigira beza kabana, bazana imitungo yabo ngo wayiciyemo. Petero wabaza ikibazo, iyi sambu mutarayigurisha tiyariyana utarihararika muje mwivuga butumwa, tiwari bizoza usanga udafite ikibazo n'abantu batoguhamagara, udafite n'uko uhagera, ari ikibazo wari ufite. Witeguye gutanga ibiguzi bisabwa abari mu byimbo uhawe babona mukifuza kubibamo. Yesu arababwira ngo mwebwe timwamenye icyo musaba, igikombe zo mweraho muzokinyweraho. Aramutse cyane muri itiro n'umubatizo nzobatizwa gupfa nkazuka murabyiteguye batisanga. Yabababwira ngo timugire uruhuha, iyo mibabaro yo mukeneye muzoyibona. Si miwe y'ubushumba mukeneye muzoyibona, si miwe y'ivuga butumwa muzoyibona. Uko abantu bose bazayifuza ngo baba bayumve ngo bakagira ngo biza bihekera muri iki kinimba gusa. Kuna gharama. Yesu yigeze gutuma abigishwa be 70 arabwira ngo muje muri stage ngo bagere mu muhanda ngo amapepo muraza bamara gusoma gahunga ngo kababwira ngo mutubabare nduriyena ngo bagaruke bamubaza basasa dukoze ibifkaro mu muhanda muri stage baratwemeye sikintu. Yesu yamabwira ngo mbonye Satani ko manuka abagabo hagati. Icaje akakuba ciza nuko amazina yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Bamwe atarwara abandi bapepo twasenge yamaduca amazi aradusuzugura gatatu namwe muri bandi. Arabwira ngo bene kuna gharama. Ndio. Kuna gharama. Apana empowerment nabahaye, apana imbaraga nabahaye ngo muje mu baturage. Bemu akeneye izindi mbaraga zitandukanye n'iz'umuhamagaro. Kwa kufunga na kuomba. Ndio. Wowe ukabona ngo wasenge munye mapepo arahagurutse nawe ukamuyifuza. Uzi iminsi byatwaye kugira ngo babone izo mbaraga. Uzi nyuma yo gutakaza izo bakoresheje icyo ziza zibatwara izaba iz'umubiri n'iz'umwuka. Ukabona umuntu arirukanse igipsa munishasha haganyuyemo handi gufka akarikuramo nawe ugasarukaje ku musozi ari amasayini n'ahandi ngo Imana gw'impano yo gukura ibihebo. Uzi garama yo gukura ibihebo. Yasarabaga ngo timwamenye icyo mwasabye. Timwamenye. Uko yo mubimenya timwamusavye umwera ku gikombe z'umwera. Arababwira ngo kukimweraho ko cyo muzokimweraho. Ariko icyo nenda kubabwira nuko atari cyo subita. Keretse abo data ashatse Imana yitumye impunzi zimwe ekipa izimuha tools, izimuha intwaro zo kwifashisha. Ushize umwuka yamukwishyurira ijambo rivuga ngo hari umumaro w'igishaka ufite n'uwo muhamagaro ufite. Umumaro w'igishaka hari umumaro w'igishaka ufite, ubwo bumuga ufite, iyo miterere yawe, iyo britalite yawe, ubwo burakarirwa wikwitwararika umushaka kwiyumanganya ngo wigira ukutari. Niba uri umunyamahane mube takibazo abo nabo barakenewe mu murimo w'Imana. Mungu azabwiza ukamubona ngo ningare bingare barakenewe nabo mu murimo w'Imana. Ariko kubera gushaka kumera nk'abandi twese turi kwamuteguza twa ndetse tukabashiriramo komedi kugira ngo umuseke. aho Hari umumaro w'igishaka, hari umumaro w'ukure meze uko Imana yakuremye ikaguha imisa imeze uko, ikaguha impingikirane, ikaguha ubugufi, abandi ikabaha amasoso, abandi ikabaha umusatsi wo mu jisho. Hari icyigisho cy'Imana abantu bazaga bibaza kuri Pawulo uburyo azasengera abarwayi kugera ku miswara yiwe igakiza abarwayi. Agifite umurwayi we afite igishaka, Imana iramubwira ngo umuntu
uraguhagije kuko w'integeke zawe zigaragarira n'imbaraga zawe zigaragara. Ariko uyu munsi wa none, sorry pastor, uyu munsi wa none abantu benshi barifuza kuba ariko ntibiteguye gute. Muzi imyaka 3 n'igice Petero yamaze kugira ngo ahinduke imitumwa, yigishwa n'umwuka w'Imana. Paulo abanyabwenge bagira ngo barakubita mu twatsi pi, abafarisayo bazana amategeko pi, abagiriki bazana filozofi pi. Ariko wowe ufitemo agakoni kamwe urashaka kwirirwa uhamagara umunsi wose. Yego ntituzanze wumvishe ijwi ry'Imana ryaguhamagaye, ni ukweli wararyumvishe. Twese abahamagawe n'Imana mu kivugirizo cemewe c'umwuka wera, twahamagawe ikivugirizo kimwe c'agakiza. Nyuma y'uko guhamagara birashoboka ko hari abantu mwahuriye mu nzira wamubwiriza butumwa, abahanuzi n'abandi bakubwira ko uzaba umushumba, bakubwira ko uzaba umuvugabutumwa, bakubwira. Ariko nyuma yaho, mbere yo kutubwira ngo yari yarabivuze, witeguye kwishura ikiguzi cyane, wishura ikiguzi kingana iki iriya mubwirisha aho tutakubona, aho kugira ngo tukubone uri empty ntacyo ufite cyo guha abantu, ahubwo wotindiriya mu butayu utegurwa n'Imana ukazaza ufite ibihagije. Yego. Soje mbabwira ngo kibere data. Haleluya. Niba wifuza kuba kiriya cyose wifuza mu mutima wawe kirabi cyane, ariko kandi witegure no kwishura ibiguzi byose bisabwa kugira ngo